nitiyubashye n'abasenga no n'indahiro mbi Rwanda kiba kiriho oya naga Kinyarwanda nyine twishyize mu Kinyarwanda ntagebaho twishyize mu Kinyarwanda ni umugani w'ikirundi ariko no n'indahiro mbi no nozi bavuze ngo agakingirizo nakendesho nta kantu nyine bakoresha no n'indahiro mbi no mvango iyo ni indahiro mbi ari indahiro mbi zikorwa n'abapagani nabyo tubigarukeho mvango reka mbwira Japhet buriya ikintu bita indahiro abantu badukurikiye kuri radio Rwanda kugira ngo baze no kubisobanukirwa ibyo ari byo iyo batiri rwacu barimo bavuga n'icyo bisobanuye indahiro ni iki cyane ikintu wirahira ni iki ikintu umuntu yirahira ni ikintu kibi cyane ego ni ikintu ageza kumusha ko ijambo ryiza ni ikintu cy'umuziro n'umuziro indahiro ni kangoye nk'urugero iyo bavuze ngo ntukamfatiraho mboneye ntuyise ubihuza n'ikintu nari mvuze ntunyenderaho mboneye kangoye urugero rworoheje reka ngoye iyo ni imigani Japhet impamvu akenshi Japhet iyo ni imigani ibita ngo ni imigani nyine abantu bakoresha ariko abantu dukwiye kuri radio Rwanda ngira ngo baza wenda ntago ari ijambo rito ahubwo rubanda muranatinyuka ni ukuvuga ngo kubera yuko umuntu aba ashaka kukumvisha yuko ikintu runaka ari cyo koko ati nimara nkubeshya ndakagira umuziro runaka mu bintu bibi cyane nivuga ngo abantu badukurikiye bumve ko ikintu bita umuziro ni iki nivuga ngo ni ikintu utakora kidakorwa kangoye nk'urugero rworoheje kugira ngo waje kubyumva iyo bavuze ngo mba ndoga runaka bivuze ngo umuntu uba ukunda cyane utamuroga so umwami ndoga umwami umuroga so aho kugira ngo ibi ngibi mbikore akavuga n'ikintu kibi cyane mba ndoga rwasemerera wampaye inka ni ukuvuga ngo umuntu yampaye inka ndamwubaha cyane ku buryo ntakora iryo kosa n'irindi jambo naryo ribi ngo ko kanjabutse okay so nibyo nyine abantu dukurikiye babyumve ni imigani ariko binahuye n'ibyo twari tuvuze n'ubundi byose ni ibintu umunyarwanda muzima ufite indangagaciro atakora mvango ni imigani ndakabura mama mbandoga data ibintu nk'ibyo mbandoga data mvango data yarambyarandera sinamuroga ndamutse murozi nabamuze kirasita akakumvisha ko ibyo ari kukubwira ari byo kugeza ku rwego yakwemera gukora ibyo bintu nicyo nicyo Rukara yapfuye n'umuzungu amubwira ati sibyo Rukara ajya kwica umuzungu mpano uzi ko turebye tugashyira mu gaciro tukavuga ati usibye Rukara wishe umuzungu yabigambiriye uzi ko nta wundi munyarwanda urica umuzungu kugeza uyu munsi tuvugana yabigambira avuga ati none ngenda nafashe umuzungu mwice Rugigana uzi ikintu bapfuye ibintu Rugigana umuzungu nawe ati yambo Rukara akavuga ati yambo nukamburwa abana undi akavuga ati mba ndoga umwami Rukara niko yarahiraga mba ndoga umwami Rukara yakundaga umwami kandi yarafite igisirikare cye tu niyo mpamvu yaniyemeraga buriya Rukara yarafite igisirikare cye ari ahantu buriya muri Musanze ruguru wenda kugera ku mupaka yarafite igisirikare cye yarafite igisirikare yati mba ndoga umwami nge ntago nakorera iryo kosa kubwira ngo aho kandi yongeraga ngo mba ndoga umwami ngo nubaho umwami cyane niba ngo nisakirego Rukara yarabirahiraga ibyo bintu ati mba ndoga umwami ntago nakubwira ngo umubwire ngo yambu ngo usubize reka ahubwo napfa okay akaba ari 5:48 itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere cyangwa kwezi kwa Mutarama turi ku wa gatandatu akaba ari special SAMEDI DETENT mu minota 10 gusa twadusoje umunsi wa mbere twadusoje umunsi wa kabiri turi kumwe na Alliah n'umukobwa mwiza cyane wabibonye yuko Alliah ari cool ni izina ry'umuntu nyine yes ntabwo wabonye se ko Bianca baby ari baby wabonye se ko Rocky ari Rocky wabonye ko yarabiranyije abantu wabonye ko kirabiranya ashaka kuba yarabiranya umuntu ari we wese mu munota umwe bigakunda okay asante nizera ko mukomeje kurikira radio Rwanda abari hakurya y'amazi ndavuga bari hakurya mu bihugu bitandukanye abari muri leta zunze
ngo kuri website baratwumva bari hanze z'Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bitandukanye byo hanze y'u Rwanda. Kuri Radio Garden hari umuntu bitwa Pablo nizera ko meze neza cyane. Abantu bari hano bita Maine ni umujyi uri muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nkunda kubaserereza bari Maine ni nk'ahantu nk'uko wajya mu Giporoso. Ni ho honyine namenye muri Amerika hari isombe n'ikigufa n'amashaza n'imyumbati. Muri Amerika? Ya basamerera. Muri Amerika ahubwo ngabayo n'injugu. Wagiye ahantu bita hari n'ahandi hari undi mujyi wo mu Bubiligi nawe nibuka izina ryawo. Mu Bubiligi niwe umujyi waho wenda kubera nk'Imuhanga. Hari umujyi apana Brussels. Sanzana apana Brussels. Bawita Mwatonga. Siniya hariya David Kabogora noza Mashege arese Mashege bamubwiye mapu neza ambwa ati siniya bahita Matongo. Muri mu Bubiligi. Mu Bubiligi. Bahita Matongo. Ariko ngo isambusa bivuze ubuhuha. Isambusa nahitaba. Matongo niho honyine. None aho wagera ugasanga Zingaro. Kandi ubundi Zingaro buriya Zingaro mu cyo bita international food cyangwa se ibiryo biba kuri menu iri mpuzamahanga. Buriya hari menu y'imirire hari ibihugu ku isi byinshi biba bihuza bakavuga bati wenda beef stew. Urumva beef stew cyangwa se chicken stew cyangwa se abari ikiryo uzi ngo ni wajya muri Madagascar ni wajya muri Macedonia wabihasanga. Ariko Zingaro ni amara. Ni amara yo munda. So hari ibihugu uvuze Zingaro. Buriya Zingaro ni amara n'urutoya. Nubwo nayo nyama yanyishaka kwemeza ko iyo nyamaswa koko yapfuye. Hari ibihugu ubwira umuntu ngo urya amara agahita arwara mu nda avuga ati no urya amara y'igikoko agahita arwara amara. So rero buri gihugu kigira umuco wacyo. Muvuga ngo imirire uko abantu bavuga uko bagenda umuziki bumva n'ibindi. Ubwo abantu badukurikiye waba urya Zingaro ujye umenya yuko hari igihugu wajya mu warya Zingaro bakaguca. Hari n'ahantu wajya ugasanga ihene n'iziribwa cyane rwose iyo ubona aho ngaho watangiye kugira amerwe bakakubuza. Nk'ubu Kigali bakunze kuvanga imvungure ngo ni z'abantu bafunzwe. Yego. Ariko ugeze Nairobi special githeri usanga ari imvungure bashyizemo na vianda she igikoko. Bianca bifiteho amakuru. Ni siniya. Yego ya Bianca bitekeranye cyamara cyangwa imvungure. Ni ukuri ko Imana kira ni ikiryo cyambere. Ariko abantu biremera biyemeye ngo nizimageragere. Ariko hari igihugu cyangwa ugasanga imvungure ni ubu ngubu hari restaurant buvuga hano ariko imvungure zasi kuri menu. Uze kuyimbwira turagize. Nanjye uyimbwira. Abantu bahakurya mu burasirazuba barabizi imvungure zirimo amavuta y'inka bari igikoko. Mutu niko tudodo. Nk'abantu bafite abagore reka tubivuge bamaze kwira abantu bamaze kuva. No. Reka mbikubwire kuri mikoro abantu batabyumva ariko ubundi imvungure abagabo badukurikiye dore abana baryamye ariko imvungure mu mavuta y'inka n'iki bifasha mu iterambere ry'igihugu. Areze Mashege twagiye DJRY mu kanya kari imbere turagaruka ku bintu bitatu. Icyambere turagaruka ku makuru yaranze umwaka. Ari inkuru zakubise cyane zakuzica mu wese avuga ukuntu abyumva tubiganiraho. Tunatanga n'amafaranga ndabaha amafaranga jewe narenze uruhombero urumva naje narenze uruhombero turabaha amafaranga. N'undi hahandi twasanze kubaka inzu byaranze twubaka imibiri nayo iranga. No nese ko nta sima nzagura. Yes. Eat that money. So gahunda ni session yacu turasanga bashyiraho akadomo ariko abantu ntibakurushinge kwirangira. Nubwo urushinge amakuru yaranze umwaka. Ikindi umukobwa utwika mu mujyi wa Kigali umukobwa utwika mu Rwanda watwitse 2021 waduhereye mu kwambera twotse umuriro abantu imodoka zikabarenza imihanda agatitsino kari mu kirere hari zunguza state ariko zindi mu byumva gatetse ko tutari twakaganiriyeho mu kanya kari imbere muramutubwire turashyiraho telefone muhamagare mutubwire ati twege dukurikije ko twayibonye Facebook Instagram TikTok yindi y'abamarine niyi ariho na Marine Snapchat nayizavuze ngo uri fani urumva na Twitter turakomanya umukobwa watwitse turashyiraho telefone mutubwire w'igikoko urumva 2020 mutubwire Ariel Wezi nayo yaratwitse urumva
hatwitse na Alliah yaratwitse Bianca yaratwitse dushaka kumenya mutubwire abantu bose baratwitse mukanya turagaruka mutubwira ninde watwitse hanyuma bikeye turazigura nitwa Japhet Mazimaka nitwa Robert McKena twagiye Aloys Majoge